Amakuru avuzwe hirya no hino ni menshi. Train Nova TV ngo ikaze nitwa Kem. Rusizi habera impanuka ikomeye, impanuka hitanye umwe cyenda barakomereka murenge wa Gashonga mu karere ka Rusizi. Habereye impanuka ya costa itwara abagenzi buryo bwa rusange yagonze ipoto y'amashanyarazi n'igiti. Bamwe mu bari bayirimo barakomereka, barimo n'umushoferi. Umwe mu bagenzi yitaba Imana ageze kwa muganga. Iyi mpanuka kandi batubwira ko yabereye mu ikorosi ryo mu mudugudu wa Gatare, akagari akabakobwa, umurenge wa Gashonga, kuri uyu wa 30 Kamena 2025. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CP Kayigi Emmanuel yabwiye igihe ko iyi mpanuka yatewe no kuringaniza umuvuduko gukeya cyangwa se kutaringaniza umuvuduko ku mushoferi kandi yageze mu ikorosi ahantu amanuka. Ati imodoka yari irimo abantu 29 bakomeretse ni 10, ariko umwe yaje kwitaba Imana ageze kwa muganga. Iyi mpanuka kandi ikimara kuba abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bya Gihundwe. Abakomeretse barimo umukecuru imyaka 70 warugiye kwa muganga ari nawe waje kwitaba Imana. CP Kayigi yavuze ko icyo bamaze kubona ari uko hari abashoferi bakomeje kutubahiriza amategeko y'umuhanda iyo bageze kuri kamera no ku mupolisi bakaba aribwo babibahiriza. Gusa abibutsa ko ubuzima bwabo batwaye cyangwa se bw'abagenzi baba batwaye baba buri ku mutwe wabo, bityo ko bakwiye kwirinda gukora amakosa yose ndetse no gukorera ku jisho. Aya namwe makuru aba yavuzwe ariko anababaje hirya no hino. Reka dukomeze n'andi makuru. Uri kumva Train Nova TV nitwa Kem. Reka tunyirukire muri aya makuru avuga ko pake yatamaje umukozi wa RAB wabeshye ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB bwanyuranyije imvugo ku mikoreshereze cyangwa se ku mikorere y'ikigo kizajya gitunganyirizwamo bijyanye no gutubura abana b'amafi agahabwa abandi bayatubura ku kigo cyagombaga n'ubundi kubakwa i Nyamagabe mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Byagarutsweho nyine kuri wa 30 Kamena 2025 ubwo RAB yisobanuraga kuri komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu pake ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2024. Abadepite bagaragaje ko mu mishinga yadindiye harimo w'ikigo cyo gutunganyirizamo icyororo cy'amafi uteganyijwe gukorera i Nyamagabe. Umuyobozi mukuru wa RAB Dr. Tresfor Ndabamenye yavuze ko icyadindije umushinga nk'uyu ari uko bimwe cyangwa se mu byari bikeneye, ubwo no vuga ngo kimwe mu byangombwa cyagombaga kuba bafite ari ukumenya imiterere y'inyubako bagomba kubaka. Ibi bikaba ari byo byadindije ino nyubako. RAB rero igaragaza ko habanje gusabwa icyangombwa kijyanye n'isuzuma garuka ku byerekeye gusubiramo inyigo y'umushinga kugira ngo nibazamura nyubako bazakorwe cyangwa se hazakorwe nta gusubira inyuma. Umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'ikoranabuhanga mu guteza imbere ubworozi muri RAB Dr. Fabrice Ndayisenga abajijwe aho uyu mushinga ugeze yabanje kuvuga ko ikigo cyangwa se iki kigo cyari kigenewe gutuburirwamo amafi cyatangiye gukora. Nyamara bavuga ko ubuyobozi barezwa hano mu kigo cy'igihugu nyine gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi harimo ababeshye. Perezida wa pake Depite Muhakwa Valence yagaragaje ko nta bikorwa bikorerwa i Nyamagabe ahagombaga kuba hari abana b'amafi. Gusa Dr. Ndayisenga we yemeje ko amafi ahari Nyamagabe ndetse hari n'ibikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Depite Muhakwa yongeye kubaza ati Nyamagabe ariyo mbega yendaga kubaza ababishinzwe. Ndayisenga rero arasubiza ati ariyo nyakubahwa perezida, hari ibyuzi amafi aba ari mu byuzi mw'imbere. Vice President wa pake Murumo wabo Cecile yahise abaza ati icyo mwagombaga kuhakoresha muracyakorera mbega wenda kubaza niba icyagombaga kuhakorerwa kihakorerwa koko. Dr. Ndayisenga yahise avuga ko rwose bidakorwa neza 100% kubera impamvu zitandukanye zirimo ibitaraboneka cyangwa se bitaranozwa neza. Ku rundi ruhande umwe mu bakozi bakorera ahakorerwa uyu mushinga yavuze ko
ibikorwa byo kubungabunga cyangwa se byo kubungabunga abana b'amafi Nyamagabe bitari byatangira kuko inyubako itararangira ikiri mu kubakwa ndetse ikiri hasi mu misingi, mbega nyine mu ntangiriro zayo. Uyu mukozi kandi yavuze ko ikibazo cyabayeho ari uko havuguruwe inyigo y'icyubakwa. Depite Muhakwa yahamije ko imikoranire muri iki kigo iri ku rwego rwo hasi kuko abari aho ibikorwa bikorerwa cyangwa se yego byakabaye bikorerwa bati ntibishobora gukora kubera ko hari bitaratunganyijwe neza. Uwo muri kumwe i Kigali nyine ati we birakorwa, mbega wenda avuga ko harimo kunyuranya hagati yari aho yabari aho byagombaga kubakwa ndetse n'abari mu biro by'i Kigali bakabaye ikurikiranwa ry'ishyirwa mu bikorwa by'ino nyubako cyangwa se n'umushinga. N'inshuro rero ya kabiri habayeho kudahuza hirya no hino cyangwa se abantu benshi bagatanga amakuru. Ubwo byavugagwa nyine n'umuyobozi wa park avuga ko rwose abantu batanga amakuru atandukanye n'ay'abayobozi batanga, bityo abayobozi bakwiye kwisubira. Dr rero Ndabamenye yavuze ko ubu bamaze kubona icyemezo cy'isuzuma ngaruka ku bijyanye no gutangiza ibidukikije. Ubwo ni ukuda hanyuma rero nyuma yo kuboneka k'uruhushya rw'urugendanye nyine no bigaragaza ibikorwa bizafasha gutangiza ibidukikije, hakaboneka n'uruhushya rwo kubaka nyirizina. Nta gihe kizwi iki kigo kizatangirira gukora, nubwo bigaragazwa ko icyororo cy'amafi cyahoze aho bakoreraga gihari ndetse ibikorwa byo kuyorora byo bigikomeje. Se amaherezo zaba yahe? Ni park iri gukurikirana nyine imikoreshereze y'umutungo wa leta nk'uko biba biri mu mategeko. Nitwa Kemenito Innovative, reka tunyura mu myidagaduro na siporo tumenye ko byifashe. Dore muri siporo katubwiye ko kudahembwa mu byatumye Rayon Sport biri mu byatumye Rayon Sport idatangira imyitozo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Kamena 2025. Byariteganyijwe ko Rayon Sport itagira imyitozo yitegura umwaka w'imikino wa 2025-2026 ariko ntiyabaye kubera abakinnyi bake. Mu bakinnyi rero b'ikipe by'umwihariko abanyamahanga abageze mu Rwanda ni mbarwa kuko benshi basabye kubanza guhembwa ibirarane by'imishahara y'amezi 2 baberewe muri Radio 10. Yatangaje ko abo bakinnyi biganjemo abo muri Afurika y'Uburengerazuba nka Omar Nyingi, Hitanye na Farenganye. Icyakora muri aba Adama Bagayogo we yamaze kugera mu Rwanda. Ikindi gice ni cy'abakinnyi bakomoka i Burundi barimo Rukundo Abdulrahman na Ndikuriyo Patience nabo bataragera i Kigali. Ngaho ngoko rero ibi ni bimwe mu biba biri kuvugwa. Ibindi bitangaje nuko ikipe ya AMAKURU yatangaje uko rwose izakoresha arenga $146 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka utaha w'imikino. Ngayo ngoko mu myidagaduro katubwiye ko umwe mu batunganya indirimbo ni Mofazo Pro wari bigendanye n'amashusho y'indirimbo bamaze igihe kinini mu muziki nyarwanda, yashimangiye ko Bruce Melody ari we umuhanzi hano mu Rwanda nyine umwishyura amafaranga menshi mu Rwanda agereranyije n'abandi bakora indirimbo zitandukanye cyangwa se n'abandi bahanzi. Agaragaza ko gukorana nawe byamubereye umugisha ukomeye mu rugendo rwe rw'ubuhanzi. Tugana ku musozo w'ano makuru katubwiye ko ubukwe bwa Jeff Bezos muheruka kumva ndetse na Lauren Sanchez bushobora kuba bwaratwaye miliyoni zisaga 20 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero ni ibitangaza byabayeho rwose, urumva ko amafaranga agiye mu bukwe bw'umuntu umwe. Ni ibitangaza nyuma yo gutangaza ndetse no gutungura benshi muri nosi agakora ubukwe bwabereye Venice mu Butaliyani bwari buhenze ndetse bwuzuyemo ibyamamare byishimo bitagira urugero n'imiteguro y'akataraboneka. Abantu benshi batangiye kwibaza ikiguzi cy'ubukwe bw'umuherwe washinze Amazon Jeff Bezos n'umukunzi we Lauren Sanchez. Ubwo rero hari ibyavuzwe mbere ko ubu bukwe bushobora gutwara cyangwa se kugendaho agera kuri miliyoni 600 z'amadolari. Bipimo nyakuri byatangajwe n'ikinyamakuru Forbes bigaragaza ko bushobora kuba bwaratwaye abarirwa hagati ya miliyoni 20 na 25 z'amadolari cyangwa arengwaho gatoya. Ngayo ngoko
umuherwe Jeff Bezos ngira ngo murabizi nyina Amazon Train of TV teka kuri ndi tora tubashakira amakuru meza kandi aryoshye agezweho nitwa Kem kora like nduhe like na comment kandi subscribe no tarayikoze ugire ibihe byiza na